urupfu rwe rwababaje abantu benshi cyane batandukanye. Uyu mukobwa witwa Nizigiyimana Chantal yari arimo ari gucuruza amayinite nk'ibisanzwe ndetse no kubikuriza abantu no kubabikira amafaranga. Harimo ari kwakira abakiriya nk'ibisanzwe mu kazi ke nyine yakoraga ka buri munsi ko kwiteza imbere. Haciye mu mwanya muto agiye kubona haje umuntu w'umugabo wambaye imyambaro y'akazi, yari umusirikare. Hanyuma arangije agiye kubona abona aramubwiye ati mbikira aya mafaranga kuri iyi simukadi cyangwa se kuri iyi nimero. Undi arangije arabikora arayamubikira. Nyuma yuko amaze kuyamubikira, birumvikana uyu mugabo yagombaga kumuhereza amafaranga ari kashe nyine akayamuha mu ntoki, bijyanye nuko yari amaze gukoresha amafaranga avuye kuri balance ye. Hanyuma umugabo arisakasaka mu mifuka, aravuga ngo nta mafaranga nazanye ndayibagiwe, ngwino ngiye kuyaguha mu rugo. Ariko aya yose yari amayeri yari yateguye bijyanye n'umugambi mubisha yari afite kuri uyu mwana w'umukobwa. Byaje kurangira rero umukobwa avuze ati nta kundi nyine ntabwo nareka kuza, nubwo wenda ugiye kunjyana kandi narindi kwakira abandi bakiriya, ariko reka nze ujye kumpa ayo mafaranga. Birumvikana kuko amafaranga we yari yamaze kuyohereza kuyakuraho bitari buze gukunda. Hanyuma baragenda, uyu mugabo ajya imbere agenda amukatisha ahantu mu mazu ukuntu. Hanyuma bageze imbere ahantu hari mu murima w'imyumbati. Arangije uyu mugabo afata imbunda, arangije aramurasa amwicira aho ngaho mu murima. Bivuga ko yamurashe mu mutima, bikarangira uyu mukobwa ashizemo umwuka. Arangije amusaka ibyo yari afite, haba amafaranga na telefone ebyiri za smart zari mu gakapu, byose arangije arabitwara. Ni urupfu ruri kugenda rugarukwaho n'abantu batandukanye mu buryo uyu mwana w'umukobwa yapfuyemo nyine bitunguranye, byababaje abantu benshi cyane. Uyu musirikare rero ni Umurundi, n'uyu mukobwa ni wa hano mu Burundi za Bujumbura. Murabizi ko abarundi n'abanyarwanda tuvuga ururimi rujya kumera kimwe, iyo bavuze turumva, natwe iyo tuvuze barumva. Nyine ni inkuru ziba zibabaje cyane ndetse ziba ziteye agahinda. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Ibihe byiza kuri mwese, reka mbashimire cyane kandi mbifurize ibihe byiza cyane. Abadukunda ndetse mugakurikirana inkuru n'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, ni by'agaciro kenshi kuba tubafite. Mu by'ukuri biranshimisha bikanezeza kuba iyo mvuga mba ntibwira, ahubwo mfite abo tuganira bari hirya no hino hatandukanye. Mu by'ukuri amahoro y'Imana ajya akomeza abane namwe, kandi imigisha yisumba byose, amahoro Imana itanga aruta ayo umuntu yamenya nayo yibwira, abasesekareho. Kuboko kwiza kw'Imana kujye kubarinda umubi Satani. Ibibagerageza bitari bimwe bijye bitsindwa n'imbaraga z'Imana zikomeye. Ndabizi ko mwisi dufashe igihe mu ntambara, n'ubu hari ababa badukurikiranye batishimye, batameze neza, bagize ibyago, harimo gupfusha, waba wapfushije umubyeyi, umuvandimwe, inshuti, umuturanyi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri iyi si niko bimeze, dufashe igihe mu ntambara, niko Bibiliya ivuga. Ariko kandi ntabwo dukwiriye guheranwa n'agahinda. Hejuru y'ibyo byose, iyo ugihumeka wowe uba ukwiriye gushimira Imana, kuko igishoro cy'ibyo ushaka kugeraho byose ni uko ugihumeka. Nyamara ibyo ukwiriye kubiha agaciro, kuko ntacyo watanze kugira ngo ugihumeka. Ndetse uyu mwuka uhumeka ntiwabona n'ikiguzi uwishyura. Jya ubiha agaciro rero kuba ukiri muzima, nubwo byaba bitameze neza, ariko ejo bizaba bimeze neza. Humura kandi ugere gukomera no kwihangana. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe. Reka ngusabe ukore subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, kugira ngo tugende tubana mu biganiro byacu. Comment zawe zirakenewe, ndetse no gukora like, byose ni byiza kuri twebwe. Je kubagezaho inkuru y'urupfu rw'umwana w'umukobwa. Donc ntabwo akiri muto cyane, asa nkaho yari mukuru, ariko nanone urupfu rwe rwababaje abantu benshi, cyane. Mu buzima busanzwe umuntu aravuka akagira amahirwe, yaba afite ubwo buryo akiga, akakura nyine kugeza ubwo
atangiye kwishakira imibereho kugira ngo nawe abashe kwiteza imbere. Nyamara umwanzi Satani we ahora aturwanya ndetse akaduhiga umunsi ku munsi, ntabwo anezezwa n'ubuzima turimo. Satani ahora nyine ashaka ko duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa rero yagiraga gutya agacuruza amayinite bijyanye n'uko yari ashatse kwiteza imbere. Uyu mukobwa yitwaga Nizigiyimana Chantal, akaba yacuruzaga amayinite, ibintu bijyanye n'itumanaho nyine, gutanga amayinite, kubitsa no kubikuza. Ariko mu by'ukuri yaje kwicwa urupfu rw'agashinyaguro ndetse rubabaje. Abantu benshi bari kugenda bagaruka ku rupfu rwe, cyane ko ari urupfu rwatunguye abantu benshi, haba abo bakorana, abari bamuzi batandukanye. Mu by'ukuri ni urupfu rubabaje cyane. Uyu Nizigiyimana Chantal yababaje abantu benshi. Uyu mukobwa rero aka kazi yakoraga yagakoreraga mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Akaba yari umurundi. Murabizi ko abarundi nyine n'abanyarwanda ntago dutandukanye cyane. Buriya abarundi n'abanyarwanda murabizi ko indimi tuvuga, donc ikinyarwanda ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ntaho rutandukaniye n'urwo bavuga, kuko iyo umunyarwanda avuze n'umurundi arabyumva, umurundi yavuga umunyarwanda akabyumva. Yego harimo utuntu duke cyane umuntu adashobora guhita asobanukirwa neza, ariko ibyinshi rwose turabyumva. N'izi nkuru tuba dukora z'abarundi, ntekereza ko hariyo abadukurikirana bagenda bumva ibyo twavugaga rwose, bakabasha gusobanukirwa, ndetse nabo iyo bavuze turabumva. Bivuze ngo turi ibihugu by'ibituranyi, turi abavandimwe, turi inshuti, imiryango hirya no hino, ndetse yewe usanga tunashyingirana mu buryo butandukanye. Mugenda mubimenya, nk'umuntu yashatse umurundi undi agashaka umunyarwanda, ni ibintu biba byoroshye cyane kandi mu by'ukuri nta kidasanzwe. Rero uyu mukobwa witwa Nizigiyimana Chantal yapfuye urupfu rukomeye cyane rw'agashinyaguro ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu. Yishwe urupfu rubabaje aho yari ari gucuruza amayinite bisanzwe, ari mu kazi ke ko kwiteza imbere. Murabizi ko iyo umuntu ageze amahirwe nyine akabona icyo gishoro, akabona aho akorera. Yari afite seta nziza yakoreragaho abantu bacuruza amayinite, murabyumva cyane icyo bita seta nziza. Kuba nyine uri ahantu haba muvomo y'abantu benshi, abantu nyine banyura, babitsa, babikuza, bagura amayinite ndetse n'ibindi bitandukanye nyine bijyanye n'itumanaho. Uyu mukobwa rero yari ari mu kazi bisanzwe kuri izi tariki 16, ari gucuruza bisanzwe amayinite, abitsa, abikuza. Hanyuma haza kuza umuntu ngo amubikurire. Biravuga ko uyu muntu yabikiye, donc uyu muntu yaraje kubitsa amafaranga cyangwa se kubitsa amafaranga. Yaraje uyu muntu azaje kubitsa amafaranga, hanyuma ariko aza amafaranga ntayo atwaye. Arangije rero uyu mukobwa agira gutya amafaranga ayakura kuri balance nyine bisanzwe, ayashyira kuri nimero uwo muntu yaramuhaye. Ariko biravuga ko uwo muntu yari umusirikare w'igihugu cy'u Burundi, ndetse yari yambaye n'umwenda nyine ugaragaza akazi akora. Hanyuma biravugwa ko ndetse yari afite n'imbunda ayambariyeho, ayikenyeriyeho nyine pistoli. Biza kurangira rero uyu mukobwa agize gutya amafaranga nyine arayabitsa nk'uko uwo mugabo abimusabye. Murabizi ko yo ubikije amafaranga, ugiye kubitsa amafaranga nyine ugomba kugenda utwaye amafaranga mu ntoki uri buze kumuhereza, nawe agakoresha ayafite kuri telefone ye akayoreza kuri nimero umubwiye. Ni uko byagenze rero, uyu mukobwa bigenza atyo. Ariko amafaranga yohereza cyangwa se ayabitsa ku iyo simukadi uyu mugabo atarayamuha. Amaze kuyabitsa, uyu mugabo arisakasaka, akora mu mapantaro, akora mu mashati no mu mifuka ahantu hose. Ariko nyine n'ibintu yari yateguye, ariko yabikoze asa nk'umujijisha nyine, ahita amubwira ati yo amafaranga ndayibagiwe.
ati hangane rwose amafaranga nyasize mu rugo, ati ahubwo ntabwo ari kure cyane, nunkundira uraza njye kuyaguha, ntabwo nagenda ndi jyenyine kuko ushobora kutizera ko ntari bugaruke, ngwino tujyane amafaranga njye kuyaguha, wihangane ko ngukuye mu kazi, ndayibagiwe nyibagirirwa mu rugo. Uyu mukobwa birumvikana bijyanye n'amafaranga yari amaze kumushyira kuri simukadi, ntabwo yari kwemera gutakaza amafaranga ye, yaremeye aravuga ati reka nze njye gufata amafaranga yanjye. Kumbi undi ni ibintu yari yateguye, afite umugambi mubisha ashaka kugirira uyu Nizigiyimana Chantal. Baragenda, mbona ari kugenda munyuza ahantu mu mazu, ahantu nyine hatandukanye, ubona hagati y'amazu. Murabizi mu mujyi wa Bujumbura amazu uburyo aba yegeranye ukuntu, agenda mukatisha ahantu mu mazu. Byaje kurangira rero bahingutse ahantu mu myumbati, mu murima w'imyumbati. Bahageze uyu mugabo arahagarara. Ahagaze uyu mukobwa nawe nyine arahagarara, birumvikana nk'umuntu wari umukurikiye ngo agiye kumuha amafaranga mu rugo. Bahagaze rero umusore cyangwa se uwo mugabo arangije afata imbunda arasa uyu mukobwa mu mutima, biza kurangira ashizemo umwuka. Amaze kumwica yaramusatse, amutwara amafaranga, amutwara na telefone ebyiri yari afite mu gikapu, arazitwara smartphone, amusiga aho ngaho, amusiga amaze kumwica. Arangije rero umugabo aburirwa irengero. Byarangiye rero mu by'ukuri amakuru nyine amenyekanye ko uyu Chantal amaze gupfa arashwe, ariko umwishe nyine ntabwo yahise amenyekana ako kanya. Gusa inzego z'umutekano zaraje, donc nyine umurambo barawutwara bawujyana muri morgue, batangira gukora iperereza. Ariko abaturage bakavuga ko mu by'ukuri ari ibintu byabababaje cyane ku rwego rukomeye. Urupfu rw'uyu mukobwa wari umaze kugera ahantu hashimishije, yiteza imbere kugira ngo imibereho nyine igende neza. Urupfu rero rwababaje abantu benshi cyane. Uyu mwana w'umukobwa urupfu rwe rwabaye urupfu rubabaje. Ntawe uzi ngo ese uyu musirikare wakoze ibi yaragambiriye kumutwara amafaranga, ese yaragambiriye donc ni umuntu wari wamutumye ati genda unyicire runaka. Donc nyine ibintu byakomeje kugenda byibazwaho n'abantu batandukanye bijyanye n'urupfu rw'uyu mukobwa, rwatunguye abantu benshi. Buryo umuntu yaje kubitsa amafaranga akaza atayatwaye, nyine birumvikana ko yari ari kuri misiyo cyangwa se yari afite gahunda imugenza yo kugira ngo aze kumushuka, nyine amubwira ati ngwino njye kuyaguha mu rugo, niho nayasize, undi akagenda amukurikiye, byarangira nyine akamwicira mu nzira muri ubwo buryo mu murima w'imyumbati. N'urupfu rwabaje abantu benshi cyane. Gusa bivugwa ko atari ibintu bigoranye cyane kuba uyu musirikare yafatwa, kuko birumvikana afite ikigo yari aturutsemo, ndetse n'ikindi kinakomeye kuba iyi simukadi yakoresheje yoherejeho amayinite nayo ihari kuyibona nabyo. Pirito yoherejeho, yabitseho amafaranga, ntabwo ari amayinite. Telefone yabitseho amafaranga, iyo simukadi nayo ibaruye ku mazina ye. Byose ni ibintu byoroshye kuba uwo musirikare yafatwa. Nk'uko abaturage nyine bagenda bavuga bati uyu mukobwa rwose n'umuryango we muri rusange ugomba guhabwa ubutabera bijyanye n'urupfu uyu mwana w'umukobwa yapfuye akicwa arashwe n'umuntu wakagombye kuba ahubwo amurindira umutekano, bikaza kurangira ari we umwambuye ubuzima. Byababaje abantu benshi cyane bagiye bagenda babikurikirana. Gusa ndatekereza ko bishoboka ko iyo nkuru abantu nyine bo mu Burundi hari abashobora kuyibona no kuyanganisha muri rusange umuryango we, ariko tukanizera ko bizagenda neza, umuryango we ugahabwa ubutabera ku rupfu rw'umwana wabo. Gusa nyine ni ibintu biba bibabaje cyane kubona umuntu yaragerageje gukora akiteza imbere mu buryo bwose bushoboka, akagerageza kwiringa kugira ngo arebe ko yabona amaramuko, ariko akaza guhura n'ibibazo nk'ibi ngibi. Ni ibintu biba bibabaje cyane ku rwego rukomeye. Reka nsoze gutya rero mbashimira, mvuge ngo wowe wadukurikiranye ari ubwa mbere ntugende udakanze subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification z'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho. Kandi rwose kubikora ni byiza, kandi ndabibashimira kuba mufata umwanya wanyu mugakoresha internet yanyu mugakurikirana inkuru zacu tugenda tubagezaho. Biba ari iby'umugisha kandi
ndabibubahira cyane bigatuma ndushaho kugenda mbasabira ku Mana kugira ngo Imana ikomeze ibagirire neza cyane. Ndabakunda cyane rero nimugubwe neza kandi amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Mwari kumwe na Dani, mugire amahoro y'Imana. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.